Mu karere ka Rusizi abaturage bo muri kano karere ka Rusizi batunguwe bitewe n'ibyo umuturage yaramaze kwibonera amaso ku yandi. Mbese ubuyobozi bwahise butangaza iki? Mbese bano baturage bo batunguwe bo baba batangaje iki? Byinshi rero urimo uragenda wibaza ibyo tuje kugenda tubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero twihuse dutangire n'inkuru yacu, aho umuturage wo mu karere ka Rusizi witwa Sabimana Pascal w'imyaka 55 wari wahawe akazi na Kaberuka Aphrodis w'imyaka 62 y'amavuko ko kurimbura imigano yasanzemo grenade bikekwa ko yari hamaze igihe kinini. Byabereye mu mudugudu wa Rukohwa, akagari ka Kagara, umurenge wa Gihundwe kuwa 3 Kamena 2025 saa 5 za mu gitondo zo kuri iyi tariki, nibwo ubuyobozi bw'umurenge wa Gihundwe bwahawe amakuru ko hari umuturage ubonye grenade, nabwo buhita bumenyesha inzego z'umutekano bujyayo maze burayitwara. Ni inkuru kandi yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe witwa Yakaremye Jean Pierre, aho yavuze ko iyo grenade bakeka ko yahasizwe n'ingabo zatsinzwe zahanyuze zihungira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ni grenade bigaragara ko ishaje, turakeka ko yari hamaze igihe kinini. Turashimira abaturage ko basigaye babona igikoresho giturika bakihutira kuduha amakuru. Nta kibazo duheruka kumva cyababikinishije ngo bibe byabatwara ubuzima cyangwa ngo bibakomeretse. Gitifu Yakaremye kandi yasabye abaturage gukomeza umuco wo kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe babonye bene ibyo bikoresho bakirinda kubicokoza. Ati ubutumwa duha abaturage nuko igihe cyose abonye igikoresho giturika agomba guhita bimenyesha ubuyobozi. Turabashimira ko aho bakibonye bahita babivuga. Ubu nta kibazo duheruka kumva cy'ababonye ibyo bikoresho bakabicokoza, ariko ni ngombwa ko dukomeza gutanga ubutumwa kugira ngo n'abana babyumve. Iyi nkuru rero ikimara gusohoka, abaturage benshi cyane bagiye batandukanye bo muri kano karere ka Rusizi bakomeje kugenda bavuga ko uyu muturage rwose Imana yamurinze kino grenade n'icyamuhitana. Kandi nanone bashimira uyu muturage wahise utangira amakuru ku gihe kugira ngo nyine yirinde kuba yayicokoza ubundi itamuturikana. Reka rero dusoreze hano n'iyi nkuru yacu yagiye igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Byinshi rero tuzagenda tumenya ku cyo ubuyobozi buzaba bwatangaje, tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka rero mbashimire kandi nongere mbabwira ati rwose nimumara kumva iyi nkuru murebe munsi y'ayo makuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, mukandeho n'akazogira kazana kuri mugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.